Eyo no umuhungu wanyu Gallas cyangwa se umwana w'umunyamurenge. Nkuko mubibona ubunzanye swaga zidasanzwe kubera ko ndi kumwe n'umusaza afite imyuka kugira ngo mumenye neza umuntu mbazaniye, reka mbanze mvuga ngo imvura yaguye imihanda yanyereye. Zamuka hacuruziga karaga imbere n'inyuma, imvura yaguye imihanda yanyereye. Umwana w'umunyamurenge. This is show. Iyi ntago ari interview, ni show. Ni show bro. Karibu cyane kuri Gallas Music. Asante papa da Gallas Music. ABDALLAH manza. Bro, nishimiye kuba ngufite ubu ngubu. Asante, nanjye nishimiye ko turi kumwe gususuruka. Kabisa. Okay. No, turahera mbari cyane. Manzi cyangwa se ABDALLAH ni umuntu wavukiye hehe, akurira umbwiri wanyu rugurusha. Kabisa. Man, ngewe numva ngo navukiye Kalemi. Aho nakuriye ni mu Mutara. Ni mu Kizungu. Ni mu Mutara. Nta Kizungu gihari ariko si Kalemi ni horoshe man. Kalemi ni mu mujyi, numva ngo kabisa burya ni naho ryo zina ABDALLAH ryavuye. Kabisa kuko ryari kuva mu minwa. Nta handi hano ryari butu. Njya passenger. Kabisa. So ABDALLAH ni umuntu dufite ufite title nyinshi cyane, nizazindi zambangutse navuze zimeze nk'izinkende n'ingagi. Producer akabana wanyi namuhasha nayo yabaho n'umwakteri. So nawe nzi ko ABDALLAH ari umukinnyi wa movie. ABDALLAH wigeze no gucishaho igihe kitari gito warahitinze muri comedy, wavugaga ngo ndaca muri kiribitiresha. Nsanza muri kiribitiresha ako kantu. Urumva nyuma mu mwaka wa 2020 wahisuza utunguranye muri music. Bro, wahoraga umbwira ati kandi nzabikora. Uribuka Chris ari ku editing indirimbo yanjye urimo iri abita ngo umutima wa Afrika. Sitamani kurudi Dubai, Kinshasa pazuri kuliko Mumbai, narudi nyumbani. Ninde waruzi ko tuzahinduka nk'abana b'inzererezi, nk'abadafite aho bakomoka kandi turabana b'imurenge. So icyo gihe wigeze kumbwira ati man nge nanjye niyumvamo kuririmba. Man nari free. Narakubwiye ati man ndabikunda ariko iyi life ndimo iratuma nyine document ariko nkunda umuziki. Ahubwo se man wambabara indirimbo tukayikorana vuba cyane. Ndakujyamo ayo ushaka yose ndayajyamo vuba cyane, turakorana ingoma. Ahubwo noneho ikintu gitangaje ABDALLAH ni ukubera ko music watinze kuyikora ukiri umusore, ubasha gute kubikora noneho ufite urugo? Sasa urabona music ni ikintu nakunze mbere y'ibya movie n'ibya comedy, ariko urabizi neza ko umuziki ni amafaranga. Cyagiye ntayo nari mfite. None umugore yazanye ifaranga. Umugore yazanye umugisha. Umugore yazanye umugisha, noneho hahita haza producer Big Pro Mbangutse niyo najya niwe producer. Mufitanye amasezerano. Mbangutse we yarambonye arambwira ati bro ngwino mu maboko yanjye ngushiraho ushaka, nubikenera nkwihorere, nutabikenera ukomeze. Mbangutse no mugabo reka kabisa. Big up kuri producer wanjye ngunda cyane. Icyo ni ikintu cy'ubutwari. Nanjye mfite producer wagiye ubinkorera ubutaha nzamo ariko akamuvuge ntuzi passes muri Hinga Music. So turashaka ko noneho muzaduhuza mukadukorera ikintu tutari twabona, bombi bagakora natwe tugakora. Mbangutse kabisa. Hanyuma kugeza ubu ngubu Manzi cyangwa se ABDALLAH ufite indirimbo zingahe bro? Mfite indirimbo 5 zifite amashusho. Urumva nizo zarakuye man. Hari byarizanye shushu wese byarizanye yo. Yagaragaje no kuyagarika ariko sinjye wabizanye no.
man izi ndirimbo ziziye man izi ndirimbo ziziye warampaye musa warampaye uri kunyica warampaye muri sefu murenge bazane burende cyangwa sirenze burende sinavi murenge sinashingura ikirenge afande makanika imana ikurinde gupanika turi kumwe man uziko watumye nanjye muririmba kubera wowe ahubwo duheho gato makanika urabizi ibisogo barakuzi intwari ni nyinshi tugomba gutaha nyaruka bona ruberwa abasaza b'intwari muhagaze gitore mitabari hehe kabingo minembwe mibunda kamombo kundanda mu rurambo beura neza this is manza the shata man in Aldebia wiz umwana w'umunyamurenge abagano kavuze nari ngiye kukagusaba abafana mutangire mwishyure tugiye kubahara manzi bro uri umusaza kuko uri umwe mu bantu bazamutse vuba indirimbo zigira muri 3 zonyine zamaze kugushyira kuri standard yo hejuru niyo mpamvu muri show yanjye wagombaga kuza ku mwanya wawe kabisa iriya show mu bintu narose nkavuga ati reka nsenge nkubita amavi hasi kubwiriya show n'izina ry'Imana iriya show narayisenge nayeretse Imana man none se reka nkwereka ikigoreka ko nasenze iriya show yari ifite amasaha ngahe iriya show so nabyibuka ni makeya bitewe na curfew ariko hari icyo tutakoze kabisa hari indirimbo yawe yanejeje cyane ariko ndavuga mu rwego rw'abafana kuko nabo ni indirimbo yabikoze indirimbo ivuga ngo imvura yaguye imihanda yanyereye manuka wigerereyo nawe wiyumvire be imbere n'inyuma imvura yaguye imihanda yanyereye zamuka hacuruziga karaga imbere n'inyuma imvura yaguye imihanda yanyereye hahiye abana b'abanyamurenge sha nitsuba tuba turi kumwe bose b'abana kabisa abana b'abanyamurenge sha kabisa manzi ndakubaza ngo manuka wigerere iyi ndiya ndirimbo ugiye kuyidusobanura neza ku murongo bro ubushize nabonye interview yawe kuri BMC uca ibintu ku ruhande ndavuga ati umusaza yabaye Babylon yabaye mudaje iyi ndirimbo ifite slang nyinshi kandi hariya turirimbira abantu bafite bakeneye ubutumwa none ba free reka nkubwire indirimbo umurongo umwe ku iriya ndirimbo ni indirimbo y'urukundo mapenzi sile kawaida noneho urukundo no kugwa kw'imvura kandi kagwa mu muhanda bifitanye yehe sana noneho reka nkwereke urabona wowe uri umuhanzi umaze kurenga abahanzi siko hari indondo rero kuvuga ngo nze nicomeke muri abo bahanzi nagombaga gukoresha ubwenge apana ngo naririmbye gusa nagombaga gukoresha ubwenge kugira ngo nawe cyangwa se ndondo cyangwa undi muhanzi avuge ati uyu muntu azi kuririmba kandi ntekereza ko ibyo wumvishe kuri iyi ndirimbo siko bose babyumva hanyuma ndagenda negera producer wanjye mbangutse namubwira ati Mana urabizi dufite abahanzi bari ku rwego rushimishije bariya bahanzi nshaka ko banyibonamo ko ndi umuhanzi nkora iki arambwira ati reka nkwereke ririmba ibintu by'ubwenge apana ijwi cyane apana iki koresha ubwenge koresha ikibonezamvugo niyo wambwiye nkoresha ikibonezamvugo akanda akenshi iyo ngiye muri studio ngenda nta ndirimbo ngenda mfite topic runaka ambwira ati Mana mfite topic ni arambwira ati ni iyo topic wazanye yose birakureba dushake topic ijyanye nibi sawa dutangira kuririmba ajya akora beat kabisa big up cyane mbisubiremo kuri mbangutse agukora beat hanyuma akagutoza amajwi n'umutoza w'amajwi iriya ndirimbo naririmbye ngo manuka wigerereyo nawe wiyumvire be imbere n'inyuma imvura yaguye imihanda yanyereye koko iyo uretse simbisobanura umva nkubwire wambwiye ko ari indirimbo y'urukundo sikuvuze none se ndi gucanganyikirwa kandi n'umufano udukurikiye ari gucanganyikirwa ni ukuvuga ngo indirimbo y'urukundo none umuhanda wajemo gute kandi ari indirimbo y'urukundo kunyerera biza gute urabona reka nkubwize ukuri imvura iza gute urabona wumvise saa moya
atari umuntu uzi Kinyarwanda cyane cyangwa umusizi ntiyapfa kumenya ibyo ari byo. Nukuvuga ngo manuka wigerereyo nawe wiyumvire be nisheri. Nukuvuga ngo abantu muri ahantu wewe na sheri ukamubwira ati manuka wigerereyo ugerehe wiyumvire aho hantu aho hantu imvura yaguye imihanda yanyereye tuhawumva wowe. None abantu bo muri comment badufasha wewe yaramenesha amavuta ndumukristo muri conference kwere ngo wampagarike mani. Hanyuma harakandi kantu kari kumfasha ngimvura yaguye imihanda yanyereye imibabara nyine ryanyereye. Hanyuma ibi akakajeste ni bwoko. Okay, sinzi wenda badukurikiye ubuhanga bafite uko bungana ariko mu byukuri hari ukugukora mu musatsi akamanuka agashika ku kirenge ariko warahanduye yoshika kavuga ati ribarabara ryanyereye cyane muri abakunzi muri babiri murakundana. Okay, nuko nkuko naravuze ati sinzi wenda ukeneye ngo nyamene cyangwa nyasigasire ariko mu byukuri uri kumwe n'umukunzi urambwira ati manuka ugereyo wiyumvire imvura yaguye kandi barabarajyanyereye. Nkavuga ati sinzi nimba utaha cyangwa nimba ari burundu uri buhagume kuko uraruta wajejo uraruta n'uwo mu bwana. Hahiyamo mani bombajije ijambo ry'Imana tukareka iyo ndirimbo tukareka aho reka we nkubaze afande makanika Imana ikurinde gupanika ndi umuhanzi nzi umuntu ari kwandika iri muri iriya mudu wumvaga wowe uri muri iriya mudu byatewe n'ishaka. Urabizi ko iriya ndirimbo ya Save Mulenge neza nayikoze igihe makanika yaragiye iraruguru ntubizi. Noneho igihe bari bamaze kumuhamagara igihe sorry yari amaze kujya ruguru yumvishe ko atagomba kuguma muri leta idafasha abantu babo. Habaye challenge nyinshi biravugwa ngo yatorotse igisirikare cya leta yabanyesha agira amagambo menshi yagombaga kumuca intege. Icyo gihe niyumvishijemo ishaka ryo kumubwira ngo afande makanika Imana ntupanike kwera amagambo. Sobanurira wari uri wumvaga igisoda wakigishitsemo wumvaga muri kumwe. Iriya ndirimbo igira indi esprit Nkunda indirimbo zawe zibiri urazizi. Hari iyo fande makanika uko amazi adashobora gutemba niko natwe tutazigera tuba bibi wacu turahibuka kwa mboga ikizingo no kwa mboga kuri zura no kwa mboga mucambo no kwa mboga. Manu siko hanari wacu babaga amagambo muyareka ibyo muvuga mu bicire mu bikorwa maze muze dutahe kabisa. Mane siku umuntu azoga binka zanyazwe nawe bari abarezi umuntu azogire zanyazwe na bari abakaritasi ziranyende waraziririmbye tubigire bangase waraziririmbye ngo ni inkende ziri satunyazinka nakagwaye inkenye cyangwa zitanu icari zaranyazwe mani zaranyazwe kabisa. Kandi gawe warakoye bara gushumbusha baharugu gukwa iyo akoye hari nka bakugarurira zitagukoranura bararitabera nugukoshanura mani nugukoshanura we bazagukoshanura we uzi kutarakoshanurwa mani. Turakwibuka kwa mboga ikizingo no kwa mboga ayaya Gara urambamije kabisa uranyokeje mukimambre nukume babyita gute mani. Iyo umaze gukwa hari nka bavuga bakugarurira babyita nukwibura mani. Kwibura ni cyagihe uba wabomboye ukaja kwisobanura ngo nk'umusaza. Abantu badufashe muri comment ndabingize none turasebeye mwana ntari bitro. Oya itone ngenda byibuka utanga inka wenda ukoye nk'umunani bakakugarurira nk'inka zibiri cyangwa zitatu babyita kurongoranya. Kurongoranya ni cyagihe abavyeyi b'umugore baza kugusura bakaza. None bavyita gute? Bavyita no gukoshanura. Abantu batwandikira muri comment turabinginze ka turasanye nta mpungi imvura yaguye imihanda yanyereye. Okay. Oh yeah.
remix ngo ni okay ariko okay basi baduhe muri comment nitubyibuka tuze kubigana tuzabivuga muri party tutwaratekereje hanyuma manzi nk'umuhanzi niki uteganya abafana mani twe twaronshinze album kandi ntacyo tukurusha niki uteganya muri uyu mwaka wa 2021 oya ntacyo mukindusha abafana se duhagarare hano tuzane yantuza ya idea y'abantu iriya bari gutora Mulenge Talent Award ndimo ndi mu bakomedi sindi mu bantu ubuse gututse kindu ni nawe wa mbere ndabeshya siwe namba 1 mukomeze munamutore big up cyane kuri uyu muhanzi no muhanzi w'imyaka pana w'umwaka urakoze bro hanyuma ukomoje kuri Mulenge Talent Awards reka tuyikoreho Mulenge Talent Awards ni rushanwa cyangwa se ni award zateguriwe abahanzi bakoze abantu bakoze neza muri uriya mwaka wa 2020 muri uriya mwaka mbere ya byose reka mbanze ngarukiraho mbega wabyakiriye gute kwisanga muri ya rushanwa ya ubundi njyewe ikintu cyose mbonye kivutse muri society y'abanyamurenge nje ngiha big up sana ndagikunda cyane abo umuhanzi abo musizi mbega ikintu cyose gisha kiruta igihari nje ndagikunda pe nukuvuga ngo rya rushanwa nararyishimiye ko rije ndavuga ati wow ni gute abanyamurenge dutangiye ibintu nk'ibyo kuko ndabizi nawe uri mu bantu nubwo wenda bashobora kuba batagiye kukubona uyu mwaka cyangwa se ushize cyangwa ibirishize mbere yaho ngenda kuzi kuri iriya umutima wa Afrika hari ibintu kera ntitwagiraga n'ama interview nukuvuga ngo ikintu kigiye kivuka turabyishimira rero iriya rushanwa ryaranshimishije cyane kubona ngo hari ikintu nk'icyo ahubwo nje nifuza ko haba amarushanwa menshi buri mwaka amarushanwa buri mwaka ibikombe cyane buri igikombe wafashe cyaranshimishije nticyari cyanjye ariko cyankoze hano uburyo dushobora gutangira kubona ibikombe rero iriya rushanwa ryaranshimishije urakoze cyane manzi noneho tukiri kuri iryo rushanwa waje muri kategori yihe naje muri ni kategori y'abakomediye hanyuma kategori wisanzemo yaragushimishije oya ntiyanshimishije kubera ko hari interview meruka ukora kuri BMC mvuga ko ntakiri umukomediye so rero kuba ntari nkiri umukomediye no kumva ko navuye kuri one step to another rero nkabona kandi banshubije hariya kaje nari nishimiye irushanwa ariko nyine kwisanga mu komediye ntago byanshimishije uriya mwaka ufitemo komedi zingahe wakoze uriya mwaka ushize 2020 nta komedi nimwe nakoze ariko nisanze mu bakomedi kandi naranasezeye ko ntakiri umukomedi hanyuma indirimbo zo wari wakoze zingahe muri uriya mwaka nizo 5 nazikoze muri uriya mwaka ushize yego okay noneho ikintu cyose kigira avantage na inconvenience niko tunavuga none tubwire gira ibyo ushimarira ariko wari warishimye niki washimarira rushanwa niki warinengaho ku giti cyawe ririya rushanwa ndarishima kuba ryaraje urabona byavuga iyo umwana avutse famira mwakira ikishima gusa hari igihe bamara kwishima bakabona sometimes umwana afite ibibazo runaka ibi nibi riya rushanwa nge narishimye nge nanabasaba bari abantu barikoze barikomeze buri mwaka cyangwa se kabiri mu mwaka ariko batandukanye abantu tuvuga urugero nge nisanze mu bakomedian kandi narabisezeye uriya mwaka nakoze indirimbo ariko nakoze n'amafilme maremare hanyuma hari ikindi kintu kitanshimishije cyane kubera ko hari abakomedian batisanzemo hari abakinyi ba filime batisanzemo hari n'abakinyi ba filime bagize nk'abakomedian ntibyanshimisha tuvuga urugero hari ikintu kitaryoshe gufata umwana na se ngo bagereranye umwana na se bibayende sorry ngiye kumbaza nk'aho mugabo wavuze ngo ese ngo ari ngo ipusi ninde ngo imbeba ninde kubera icubahiro yatinyaga umubajije ngo byose nije nyakubaho urabona tuvuga urugero kanyamukwego
ni inshuti yanjye ndi free kumuganiraho. Gaston ni inshuti yanjye ndi free kumuganiraho, ndumva ko abantu batangira ikibazo. Nka Gaston mu by'ukuri njyewe ntaratangira gukina filime n'umunsi n'umwe. Nari nzi ko Gaston ari umukinnyi wa filime. Gaston uri yabita Rudoviko cyangwa se Terezia wa Yesu. Nukuvuga ngo namaze igihe kingana nk'umwaka nifuza kuzahura na Gaston, guhura nawe kubera ko yari umuntu mfata nk'umu legend. Bukeye duhurira muri filime bita Africa is the New America. N'abanyamerika n'abanyakenya. Icyo gihe yari umusitari, nge nyine naramwintroducaga ati yewe ndo umunyamurenge, ariko mu by'ukuri ari umuntu uteye imbere. Noneho Gaston ikindi gihe nifuzaga ko cyane mu myaka ya kera bakwitaga ngo umuntu gito urakinuza amafilime, wowe urabizi cyane abantu bahita kugira ngo tuzabona umugore ngo yererere. Noneho we niwe muntu nihishagamo kugira ngo tube twakora. Navugaga ati uyu muntu yose ni umuntu w'umugabo, afite umugore arubatse. Icyo genge nari ntarubaka, nkavuga ati reka mwihishemo ndebe ko inzozi zanjye zabimpamo. Nukuvuga Gaston ni umuntu twese twagiye dukurikiza ikirenge cyiwaho kivuye. Bigeze aho nje nawe turicara turavuga ati kubera ko izi filime zacu hari aho zitagera, reka tugerageze dukora ibintu bimeze nk'amaryogo, nka comedy. Nibyo twakoraga muri time out. Urabona cyagiye mwakoze amafilime mwarangije mukajya ku ruhande mugakora akantu nyine kaja mu banyamurenge. Mwarayibonye yo bitanga umupangayi, hariho biti deni muta muri piscine, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umunsi nabonye bamushize hamwe na Kanyamukwengo, bamushize hamwe n'abari ababyishimo barusaku, nanjye numvise bitanshimishije. Mu by'ukuri iyo bari budushire hamwe kubera ko ndi umwacteur, kube nseze comedy nabaye umwacteur, nawe ubwe abyemera ko ndi umwacteur kuko hari ukuntu dusayidirana akambwira ati peti yangu wori umwacteur. Kongera kumubona hariya nabonye ari ikintu gisa nka madharau. Noneho njyewe hari ikintu ndi bukubaza aho ngaho. Gaston ni legend muri filime cyane. Twese nanjye ejo bundi interview twakoranye narabimubwiye. Ariko se nimba baye legend ari ku rwego rwo hejuru, bivuge ko ni haba amarushanwa atazajya yajyamo kandi nawe ari umukinyi. Amarushanwa yajyamo ariko paraporo y'amarushanwa yariyo. Kubera ko nje niyo baza kuvuga ati bashize hamwe na Gaston n'abandi bakteri kuko si bakeya, nubwo hari abatarimo bakora ubu ngubu, hari n'abakoze igihe cyashize. Gaston akaba wa mbere nkabo wa kabiri cyangwa se wa nyuma, twari bavuge ati ni sawa. Cyangwa se byaba ngombwa ko ntabe bamugereranya nawe, bakamuha igikombe wenyine, bakavuga ati bro burya tuvuga urugero, si uri umuntu wa makanika, ni nk'uko umuntu yaza akagendera ku gikorwa makanika yakoze agatangira kumwigereranya, wowe wabifata gute? Makanika ararwanya, tuvuga igihugu turakibonye turashitse, sibyo? Buri muntu wese asigaye yiyumva ko ari umuntu uri mu gihugu ciwe, hanyuma umuntu akaza ngo ngiye nje kompeta na makanika. Okay, reka nkubaze. Ewana Gaston kuri wewe umuha respect mu buryo bwose ishoboka yose. Noneho nkorera top 3 y'aba actor nyamurenge. Aba actor bataraba comedy. Uwa mbere ni Gaston. Uwa kabiri ni njyewe. Uwa gatatu ni Butoto sinzi nimba Butoto yagiye muri Amerika wakavoma. Yego. Uwa kane wambwiye batatu. Ntacyo komeza agira top 5 basi. Uwa kane nshobora kuvuga uriya mpazi birego. Uriya no mwacteur. Uwa gatanu mvuge ndemo navuga Sarusi namuvuga kabisa. Ubwo no kuvuga ko mu gitsina gore nta muntu ubigukorera. Ya mu gitsina gore barahari. None ko nta numwe waje muri top 5. Urumva nyine bajyavuga ngo abagabo nibo babanza. None nshizemo n'abagore, ntabwo nzi benshi. Sinzi benshi, nzi babiri. Nzi Nyamwiza wo muri Terezia wa Yesu. Nkamenya na muka Ben Chance. Hari undi mugore ya na Mukarodoviko, hari undi mugore wa muri Amerika ngo nimba ari Iriza Chantal. Yego. Nundi ngo ni Eva uba muri Canada. Abo nibo nzi neme. Sawa, ongera unkorere top
top 5 y'abakomediye nono kugira ngo abantu bamenye gutandukanya abakomediye n'abactor ariko hagati batazagira umuntu uteye oya man ibyo ni idea yawe kuvuga ya paraporo nayo wewe wateguye award ya ABDALLAH Award abo wayi shobora gufata Kanyamukwengo ni nimero ya mbere ngafata Benjamin nimero ya kabiri ngafata nde bari papa legend hari umutipe mumwe ngo ni Olivier ngafata nde undira abandi sindimo mbibo rusaku OG kabisa n'abandi ni benshi ABDALLAH urakoze kutanga ibitekerezo byawe no kuba wagize ijambo utanga kuri ibi ngibi bya Mulenge Talents Awards nari nakubajije ibijyanye no kuronshinga album yawe tubica ku ruhande uzanamo ibindi urateganya kuko nakwaje ubitungira ngo ibintu by'abafana ngo ntitunganya abafana bituma tujya mu bya Talent Award urakoze bimeze bite noneho launch yanjye kuntu imeze producer Mbangutse niyo muntu mba mu maboko yiwe no kuvuga ngo contrat mwasinyanye cyangwa mukorana kivandimwe bisa nka contrat bikongera bigasa nk'ikivandimwe kuko ni umuntu unkoresha atitaye cyane ku musaruro w'amafaranga ni umuntu unkoresha nk'umuvandimwe wiwe ariko sometimes urabizi ibintu by'umuziki bigira business y'amafaranga sinarinzi ko mukorana byimbitse na Mbangutse gutyo kuko wamugarutseho kenshi ariko noneho ni twongera gukorana ikiganiro nzabimubaza ariko wewe turi kumwereka nkubaze kino kintu uririmba indirimbo zisanzwe zisi Mbangutse akora muri church ese abyumva gute gukora indirimbo nk'izo z'imihanda n'ibiki kandi ari sasa Mbangutse benshi bamuzi muri gospel ariko byose arabikora Mbangutse uje ufite indi ndagira no yarayigukoreye twakoranye ariko cyangwa cyatumye tukora gospel kubera ari umugospel oya niwe wansabye kuko yari collab yanjye nawe kandi we ntiyari kuririmba sekira niko urabona Mbangutse ni umuntu ukijijwe ariko ni umuntu ukijijwe biri moderne ni ukuvuga ngo Mbangutse akubonyemo impano ntabwo agushira ku ruhande niyo mu producer njya mbona ubigiramo umuhamagaro ni ukuvuga ngo wiwe n'indirimbo mwaba mugeze kuri mastering ukamubwira ati natekereje ukunuko aremera mukayitangira impamvu muvuze iwe ubushize naragenda mubaza se ko nshaka gukora concert sinawe gusa hari na hirwa sincerely turamuzi ipfundo ati nibo bombi umwe yemeye ku ruhande rwa audio undi yemera ku rwa video so rero akenshi kugira ngo nkomeze mbafate gutya nkomeza kumva ibitekerezo byabo naho bifuza kungeza mfite indirimbo 5 bombi barambwiye ngo ningeze indirimbo nk'umunani byibura nibwo nshobora gukora concert yego rero ndimo nkora ibishoboka byose ngo izo ndirimbo nzigeze harabura 3 hanyuma ubundi nkore concert ariko gategereje induko hari icyuki cyakurangaje warashatse mwana n'umugore wanjye n'umugore wanjye twagenda sinarinzi ko ari umugore wawe waruvuze ngo hari ntegereje indirimbo 3 ntegereje n'indi concert yawe imwe ngakora indi concert ukabona we gukora kubera ko hari igihe urabona kenshi ikintu cyose umuntu agenda yiga kandi mu byukuri ntabwo ngiye nkunda kwipasa muremure akora indi concert imani kubera ko ibintu byinshi tugenda twiga burya ni ikintu kibi kuvuga ngo uturutse uturuka na kerere ngo fashe interview ndi kuyimbaraga zirutiza abantu nigeze mbona fashe concert ndashaka kuyirenza ya Kitoko ya Kidigaje ya Gallas Museveni pole ndo mwendo bro ugarutse kuri ba Kitoko Kidigaju nibuka interview nigeze kubona ukora uvuga ngo ukunda Kitoko cyane ngo ku buryo ngo wigeze kumwandikira umusaba ko wakora ya indirimbo ziwe ngo ariko mu Kinyamurenge igomano ziburiya ntabyanditse ari mu derangeri tu numvaga nyine nshaka gukora indirimbo ariko ari mu derangeri nzi ko atansubiza nzi ko hari ukuntu umuntu yiyongoza yaje kugusubiza se yaranshubije arambwira ati bro I'm proud of you kora indirimbo zanjye gusa ntuzazaka umwimerere wazo gusa sorry cyane kuko siko nabigenje ariko nubundi ndacyabikora nakoze
nzi zanjye ariko n'ubundi ziyo ndacyazikora kandi nzi ko uri umufana we nawe ubundi kera wajya kuririmba nkakubwira ati se ufite icyo upfana na kitoko uri umutwari ngo yamani ngo sindi umutwari ko numva ijwi sinzi ukuntu watangiye kubinyuranya ariko ubundi nawe numvaga uri mu murongo umwe nawe manzi rero urakoze cyane nishimiye ikiganiro twagiranye kuko iki kiganiro ni amavuta ni umuriro kirimo umwuka so reka mbwira abantu ngo uyu ni umuhanzi ni umuakita byose uracyabikomeje byose ndabikomeje ndi umuhanzi ndi umwateri sometimes ndi umudirector wa movie yego ndandika movie nkazitanga ndi umuvugabutumwa n'ibindi hanyuma ikindi kintu nifuza kubaza abantu bifuza gukurikirana indirimbo zawe bagusanga he cyangwa basanga ko Isake Films uvuze Isake Films mpita nibaza ikibazo nkora nibaza Isake Films ni company ni iki kuko wewe witwa Abdallah Manza yego Manza the short man in our day kuki channel yawe itiswe gutyo sasa Isake Films ni company nini ikora ibintu byinshi bitandukanye tugira abamodaringa tugira abakteri tugira abaririmbyi nyine bakiri hasi ni company nyine nini no iyo company se uri CEO cyangwa uri signed muri iyo company ndo wavuze bwa mbere manzi urakoze reka nkubwire ngo wakoze kutwitaba reka ducumbikira aha ariko bategereze part 2 anytime comment ni mu musaba na collabo turabigisha se kubera tumutegereze na collabo abantu nibandika comment 20 zigusaba niyo yabejo mu gitondo nzahita nza nkurebe dukora so comment zanyu nizo zigarurire tacho twaita hanyuma baje kuri Isake Films bakore subscribe muone ibihangano by'uyu mupapa n'umupapa ntegereje umwana wa kabiri mu kwa kane ndaba mbyaye umwana wa kabiri reka yego ndakurenze ndusha umuziki nkakurusha abana n'umuziki si nkurusha wiki sitamani kurudi nyumbani Kinshasa pazuri kuliko Dubai narudi nyumbani ntarudi nyumbani ninde waruzi ko tuzahinduka nk'abana b'inzererezi nk'abadafite aho bakomoka kandi turabana wo kubitaruga bo binziza yabuna bankugera electrogaz Part 2 man wakoze cyane kunyakira kuri Gallas wakoze cyane nawe kuza thank you